Sashimwe bene data nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko ngiye kuduhereza amahirwe yo kumva ijambo ryawe, tubashishe kumva no kumvira ubushake bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri iki cyumweru turimo turagaruka ku bitotsi byo mu buryo bw'umwuka kugira ngo dukoremo n'icyifuzo, tubisengere, dusaba Imana ibiturinde. Hanyuma kuri uyu munsi wa kabiri rero turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15 umurongo wa 12 n'uwa 13. Haranditse ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. 13 Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Imana yacu tugirire neza. Ku munsi w'ejo twavuze ikintu gikomeye, turavuga ngo intwari zose zo muri Bibiliya inyinshi zagiye zatsindwaga kubera ko zabaga zasinzira ibitotsi byo mu rupfu. N'ubundi tuzagenda tugaruka kuri izo ntwari twigire ku byabatsinze, hanyuma twebwe dusaba Imana iturinde twe gusinzira ibyo bitotsi by'urupfu, kandi tuzagenda tunafatamo ingamba zitandukanye. Uyu ni Aburahamu, ni sogokuruza wo kwizera. Muri kino gice cya 15 havugamo inkuru y'ukuntu Imana yari igiye kumuhereza umugisha, yamuhaye iby'urubyaro, imwereka ko nazagira urubyaro. Bageze ku by'igihugu iramubwira ati, fata ibitambo ubijyane ujye kubitamba. Hanyuma amaze kubigabanya ngo yirukana inkongoro zagendaga zijya kugwa ku gitambo. Ariko bigeze aho ngo ku kirengarenga, ubwo ni mu masaha y'umugoroba, ngo ibihe birahinduka, ubwoba butewe n'icuraburindi buramufata, arasinzira. Bene data, muri iyi minsi hariho ibihe bigoye, impinduka zitewe n'ibihe, kuzamuka kw'ibiciro, inzara, ubukene, ubushomeri. Abantu muri iyi minsi kugira ngo abantu bashake bahite babona urubyaro, ubona ari igitangaza gikomeye cyane. No gushaka benshi ubona ko ari ikintu kigoye gushaka bakoze ubukwe, kuko baravuga ngo birahenze, biragoye. Rero ubuzima bwariyongereye, ibiciro by'amazu biragoye, umuntu kubaka inzu ni ikibazo. Ibyo rero bisinzirije abantu nibyo bahanze amaso cyane, ibyo ngibyo bibateye ubwoba. Satani rero ajya yifashisha uko kuntu ibyo bintu biteye ubwoba, bihenze, abantu bakabisinziriramo, ntibabe bakita ku bugingo, ngo birukane inkongoro zo kuza kugwa ku bitambo. Imana yacu tugirire neza. Paulo yigeze yandika aravuga ngo mutange imibiri yanyu mu Baroma ibice 12 umurongo wa 1 nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Abantu aho kugira ngo barinde imibiri yabo ngo itononwa n'uburiganye bwa Satani, ahubwo bahugiye muri ibyo ngibyo biteye ubwoba by'ubuzima, barasinziriye. Satani rero ya profisi uko gusinzira kwabo mu bugingo, aragenda arobonona, yonona imitima yabo, yonona amaso yabo, ntibaba bakireba nk'uko Imana ishaka, yonona intekerezo zabo, batekereza ibintu bitanezeza Imana, yonona akanwa kabo, bavuga ibintu bitanezeza Imana. Ariko bene data, nongeye kubinginga muri iki gitondo ngo murinde imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, mwe gusinzira ibitotsi by'urupfu Satani atabonona akabicira umumaro. Imana yacu tugire neza. Fata ingamba, ube maso wo gusinzira ibitotsi by'urupfu Satani atakonona. Uzi umusaruro wavuye muri ibyo bitotsi bya Aburahamu n'uburetwa bw'imyaka 400. Nusinzira ibitotsi by'urupfu, Satani afite uburetwa yifuza kugukoresha, uburetwa bwo muri Egiputa y'ibyaha, ukazakora igihe kinini cyane ukora uburetwa bw'ibyaha. Imana ikurinde ibitotsi by'urupfu, ubisengere kandi ufate ingamba we gusinzira ibitotsi by'urupfu, utazajya gukora uburetwa kwa Satani. Murakoze.